buretse gato ndagira ngo munyemerere tugaruke kuri za nkuru ziba zagiye zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga aho dukomeza kugenda n'ubundi tuziganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Muri iki kiganiro uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku bujura bwaje kuza kuba bwakorerwa uyu mwana w'umukobwa bita Murebwayire Vestine wamenyekanye cyane ku izina rya Linda. Ariko nanone waje gukora ubwo bujura ni uyu muhanzi nanone kandi wamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, uyu bakaba bamwita Timamu Jean Baptiste cyangwa se Timamu. Uyu yamenyekanye cyane mu ndirimbo yiswe Humura mwana wanjye. Mbere yuko dutangira kwanza reka mbanze nkwibutse uyu muhanzi kwanza iyo ndirimbo yaririmbye ni iyihe. Banza wumve hano iyi ndirimbo umbwire nimba uyibuka. Humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi mbere y'uko ubimbwira banamaze kubibona, kandi ntuterwe ubwoba ibyo byose bikugose, kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Niba uri umunyarwanda cyangwa ukaba warakunze gukurikirana indirimbo zo mu Rwanda, ngira ngo iyi ndirimbo uyise uyibuka. Uyu niwe Timamu rero tugiye kugarukaho, tugaruke ku bujura yaje kuza kuba yakorera uyu mwana w'umukobwa. Ubundi bijya gutangira byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ahangaha niho ngiye guhera, ariko nanone ntirengagije ko hari ubundi buriganya, ubujura n'ububande yakoze mu myaka ye yabanje. Ubundi byatangiye uyu mwana w'umukobwa ubwo yari afite akazi gakomeye cyane ko kuba yakitwa umuganga, dore ko ari akazi yakoreraga hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, kubera ko uyu mwana w'umukobwa yakoze imyaka irenga 5 yose hanze y'u Rwanda akora akazi ko kuvura abarwayi cyangwa se ko kuvura abazungu ndetse n'abirabura bakomeye hanze y'u Rwanda. Uyu Murebwayire Vestine ubwo yari ari mu kazi ke yageze gutya arangije yaka kredi agura inzu, ndetse yewe iyo nzu ikaba yari inahenze cyane. Ni inzu yari iherereye mu karere ka Kicukiro, ariko nyuma yaho yaje kugira igitekerezo cyo kuba yayishyira ku isoko kugira ngo aze kuza kuba yakishyura banke muri ya kredi yari yatse, hanyuma andasaguka agire indi mishinga aza kuza kuba yakora. Uyu mwana w'umukobwa nibwo yashatse abakomisiyoneri bo kuza kuba bashaka abakiriya kugira ngo baze kugura ya nzu. Muri abo bakomisiyoneri rero harimo umwe waje kuza kuba yamenyana n'uyu Timamu Jean Baptiste, arangije aramwegera aramubwira ati ko nzi ko uri umuhanzi ukunzwe cyane ndetse ukaba ufite n'abantu bashobora kuza kuba bakumva hanze y'u Rwanda, nta kuntu nakurangira imari hanyuma nawe ukaza kuza kuba wamenyekanisha ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo baba diaspora bagukurikira baze kuza kuba babona iyo mari hanyuma baze kuza kuba bayigura. Uyu Timamu Jean Baptiste yaritaye mu gutwi, hanyuma arangije abaza uyu mukomisiyoneri ati ese iyo mari ni bwoko ki? Uyu mukomisiyoneri yahise amubwira ati ni inzu iherereye mu karere ka Kicukiro, ni umwana w'umukobwa wifuza kuyigurisha kugira ngo ajye gukora izindi business. Uyu Timamu Jean Baptiste nk'umuntu wari waratandukanye n'umugore we yahise arita mu gutwi akimara kumva ko ari umwana w'umukobwa wifuza kugurisha inzu. Nibwo yahise agira igitekerezo, yumva ko agomba kujyana n'uwo mukomisiyoneri kugira ngo ajye kumwereka aho iyo mari iherereye. Bahise bakora urugendo berekeza mu karere ka Kicukiro aho iyo nzu yari yubatse. Bakigerayo bahasanze uyu mwana w'umukobwa, ariko kubera ko uyu mwana w'umukobwa yari amenyereye abakomisiyoneri baza kurambagiza iyo nzu, ntabwo yigeze yita ku bantu kuri iyo nshuro bahari. Uyu Timamu Jean Baptiste we icyo yaragiye kureba uwo mwana w'umukobwa ndetse agiye no kureba imitungo yaba atunze. Timamu Jean Baptiste yitaye cyane ku kureba uyu mwana w'umukobwa ndetse no kumusoma mu bitekerezo kugira ngo aze kuza kuba yamenya nimba koko nta mufiyansa afite. Byabaye ngombwa ko Timamu Jean Baptiste areba iyo nzu ndetse anareba n'indi mitungo yaba iherereye muri iyo nzu, harimo amamodoka ndetse ariko yewe anarenzaho areba n'uwaba bitunze. Nibwo yaje kubona ko uyu mwana w'umukobwa ashobora kuza kuba akiri single.
nta kindi yakoze, yakomeje kubaririza aderese y'uyu mwana w'umukobwa ndetse yewe aza no kumenya aho yaba asengera. Icyabayeho ku munsi wo gusenga cyangwa se ku munsi wo guterana, Timamu Jean Baptiste byabaye ngombwa ko ajya guteranira mu rusengero rw'uyu mwana w'umukobwa bita Murebwayire Vestine, ariko uzwi cyane ku izina rya Linda. Akimusanga mu iteraniro, byabaye ngombwa ko amwegera ndetse yewe atangira no kugenda amuganiriza amagambo y'urukundo gake gake, baza gushiduka bisanze bari mu rukundo. Ariko igihari ni uko uyu Timamu yari yabonye ko uyu mukobwa afite imitungo, ariko uyu mukobwa we ntabwo yigeze amubona ko yigeze kuzana n'umukomisiyoneri. Byumvikane neza ko Timamu uwo yaje ashakaho urukundo yari amuzi ndetse yewe yari yaranamaze kumenya ibyo atunze. Ni mu gihe uyu mwana w'umukobwa Linda we ntabwo yigeze amenya ko uyu Timamu yigeze kuzana n'umukomisiyoneri kuri ya nzu yagurishaga. Icyabayeho ni uko abangaba bo ubwabo baje kwisanga mu rukundo, ariko bigizwemo uruhare n'uyu Timamu wakomeje guhatiriza asunikiriza kugira ngo aze kuza kuba yakinjira mu bitekerezo by'uyu mwana w'umukobwa, hanyuma atangire kumenya imipangu yiwe yose ndetse yewe abe yanamenya n'indi mitungo yaba iherereye hirya no hino kugira ngo aze kuza kuba yamucucura utwe twose. Icyabayeho, byabaye ngombwa ko bemeranya gukundana ndetse yewe biza no kugeraho bemeranya kuba barushinga. Uyu Timamu yari yumvishikanishije ko muri ino minsi ashomereye ndetse yewe nta n'akazi afite, ariko kubera ko n'ubundi yigeze kuba yagira amafaranga biturutse muri bizinesi yakoraga yo kuba yacuruza amatelefone ndetse n'amakompiyuta hano mu mujyi wa Kigali, nibwo yaje gutanga igitekerezo akimara kubona ko uyu mwana w'umukobwa afite amafaranga menshi, amubwira ko nibaramuka babanye yazamuguriza igishoro kugira ngo abe yasubira muri ya bizinesi yahoze akora. Ariko ibyo byose akaba ari imitwe we yari yarapanze kugira ngo uyu mukobwa amuhe amafaranga. Uyu mwana w'umukobwa nta kindi yakoze uretse guhita abwira ab'iwabo mu muryango wabo, ababwira ko afite ubukwe vuba bidatinze. Hanyuma iwabo baramubaza bati, ese ko ukoze ubukwe igitaraganya aho ni amahoro, ese uwo mugiye kubana waba umuzi neza? Uyu mukobwa nk'umuntu wari umaze kwinjira mu rukundo yavuze ko uwo bagiye kubana amuzi neza ndetse anamwizeye. Uyu Timamu yakomeje kugenda ahatiriza abwira uyu mwana w'umukobwa ko yari akwiye kuba yategura ubukwe vuba na bwangu kubera ko nta mpamvu yo gutinda. Nta kindi uyu mukobwa yakoze uretse guhita n'ubundi ashyira puresha kuri ba bakomisiyoneri bagombaga kumurangira abakiriya b'iriya nzu yari iherereye Kicukiro. Ariko ikintu cyaje kuza kuba cyaba ari nayo ntandaro yo gutandukana kw'aba bombi ni uko muri kwa gushaka abakiriya bo kugura iriya nzu byaje kuza kuba ngombwa ko Timamu yotsa igitutu mu kuba uyu mukobwa yakwakira amafaranga yose yaba aje. Igihari ni uko uyu mukobwa yabonye umukiriya ugomba kuzana amafaranga agera kuri miliyoni 125, ariko uyu mukiriya yababwiye ko afite miliyoni 100 gusa, izo miliyoni 25 atazirenza. Igihari ni uko haje kuza undi mukiriya wa kabiri nawe ugomba gutanga miliyoni 100, ariko uyu mukobwa kubera ko yari amaze kubona abantu babiri bahuriza ku mafaranga miliyoni 100, byabaye ngombwa ko ahita akorana amasezerano n'uwo mukiriya wa kabiri. Nyuma y'umunsi umwe amaze kugirana amasezerano n'umukiriya ugomba kumuha miliyoni 100, yahise yakira telefone imuhamagara imubwira ko yemeye kurenzaho miliyoni 25 yashakaga. Byumvikane neza ko ari wa mukiriya wa mbere watangaga miliyoni 100 wari wemereye kurenzaho miliyoni 25, ariko aza guhamagara nyuma y'umunsi umwe uyu mukobwa yamaze kugirana amasezerano no wa mukiriya wa kabiri watangaga miliyoni 100. Byumvikane neza ko tayari yaramaze guhomba miliyoni 25 kubera igitutu cyo gukora ubukwe yashyirwagaho n'uyu wagombaga kumubera umugabo bita Timamu Jean Baptiste.
icyaje gukurikira uyu mukobwa akimara kubona ko ahombye miliyoni 25 mu munsi umwe kubera puresha yo gutegura ubukwe, yatangiye kugenda abikemanga. Hanyuma abwira umugabo ati ese ko ubona duhombye miliyoni 25, ibi ngibi urabifata ute? Uyu Timamu nta kuzuyaza aramubwira ati ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, ndetse yewe bizinesi tugiye gukora ndahamya ntashidikanya ko izo miliyoni tuzazunguka mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Icyabayeho ni uko izo miliyoni 100 barazifashe bishyura kredi ya banke, hanyuma andi asigaye Timamu azana igitekerezo ko bagomba kugura akamodoka kugira ngo bajye bakagendamo mu gutegura ubukwe. Ikintu cyaje gukurikira, byabaye ngombwa ko ubukwe buba ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Gusa ikintu gisekeje muri ubu bukwe ni abantu baje ku ruhande rwa Timamu. Reka nkunyuremo muri make abantu bari baherekeje Timamu cyangwa se bari bari ku ruhande rwe, nawe uraza kumbwira ese ubwo bukwe ni bwoko ki? Ku ikubitiro umuntu wari uri muri ubu bukwe ndetse wari unafite ijambo rikomeye ni umuntu bita Ndimbati. Uyu Ndimbati mwibuke ko yafunzwe akurikiranyweho gusambanya umwana utujuje imyaka ndetse yewe anamutera inda y'impanga. Undi muntu wari uri muri ubu bukwe ndetse anafite ijambo rikomeye ni umuntu bita Pastor Claude. Uyu Pastor Claude nawe mwibuke ko yatandukanye n'umugore we wa mbere ndetse akaza no gushaka undi, ariko nk'uko muzi Pastor Claude ngira ngo murazi imyitwarire ye hano ku mbuga nkoranyambaga. Undi muntu wari uri mu bukwe ni uwitwa Theo Bosebabireba. Uyu Theo Bosebabireba nawe ngira ngo muzi inkundura y'amagambo yakomeje kugenda ivugwa ku mbuga nkoranyambaga ko atabanye neza n'umugore we ndetse ko akomeza kugenda amuca inyuma, aho yaje kuza kuba yabyarana n'abana b'abakobwa bagera kuri 4 kandi nyamara asize umugore we w'isezerano. Undi muntu kandi waje kugaragara muri ubu bukwe bigaragara ko ari ku ruhande rw'uyu Timamu, ari nabyo bigaragaza ko ibi byose byari ubujura bwagezwemo n'aba bagabo bafatanyije n'uyu Timamu, nuko muri ubu bukwe haje kugaragara umuntu bita Silas Ibyayesu ni ku murongo, nawe mu minsi yashize wafunzwe akurikiranyweho gusambanya umwana utujuje imyaka, ndetse uyu mwana akaba yari umukozi we wo mu rugo wari ushinzwe kurera umwana. Ukimara kumva ayo mazina yose nkurondoreye, nawe uhita umbwira ati ese uyu Timamu ni gute atakitwa umujura? Wenda ibyo ntabwo ari byo byakemeza ko ari umujura, ahubwo ndaje nkwereke noneho ubujura yaje kuza kuba yakorera uyu mwana w'umukobwa bita Murebwayire Vestine. Ubukwe bukimara kuba mu gihe kingana n'ukwezi kumwe gusa, ubwo bari bari mu kwezi kwa buki, byabaye ngombwa ko uyu mukobwa akomeza kugenda abona imico mibi noneho ya nyayo y'uyu Timamu, kubera ko nibwo yatangiye kujya mu ndaya amusambaniraho, ni nabwo kandi yatangiye kubona uyu mugabo atayasinze kandi yarazi neza ko ari umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse ari n'umukozi w'Imana. Mu gihe ibyo bidahagije, byabaye ngombwa ko uyu Timamu agezaho igitekerezo uyu mwana w'umukobwa wari umaze kuba umugore we, amubwira ko bari bakwiye kuba bakora ya business yo kuba yacuruza amatelefone n'amakompyuta, ariko kandi nanone hakongeraho indi business yo kuba bacuruza pièces de rechange z'imodoka nk'igitekerezo cy'uyu mwana w'umukobwa yari afite. Uyu mwana w'umukobwa yafashe miliyoni ze 70, arangije azihereza Timamu kugira ngo ajye mu Bushinwa kurangura izo pièces de rechange z'imodoka ndetse no kurangura telefone n'amakompyuta. Ubwo bari mu modoka bagiye ku kibuga cy'indege, Timamu yakiriye telefone. Mu kuyitaba ni ijwi ry'umukobwa cyangwa se igitsina gore cyamubajije ngo ese hantu twagombaga guhurira wahageze? Uyu Murebwayire Vestine cyangwa se Linda yaritaye mu gutwi ndetse ahita anabona ko umugabo amwibye. Gusa ariko kubera ko bari bageze ku kibuga cy'indege ntabwo yabyegereje umutima cyane, ariko yaritaye mu gutwi
ndetse yumva muri we agize ubwoba bukabije cyane. Ikintu cyaje gukurikira, byabaye ngombwa ko Timamu akomeza urugendo rwe yari yakatishije rw'indege, hanyuma umugore we nawe arataha asubira mu rugo. Ariko akigera mu rugo yahise atangira kwatakwa n'indwara yo mu mutwe kubera gutekereza cyane, arwara depression, hanyuma bamwohereza mu bitaro bya Caraes Ndera kubera ubujura yari amaze gukorerwa n'umugabo wari umwibye miliyoni 70 zose, kubera ko yari amaze kwakira telefone y'umugore wari umubwiye ati aho twagombaga guhurira wahageze. Icyaje kuba, byumvikane neza ko umugabo yagiye kuryoshya n'abandi bagore muri miliyoni 70 yari amaze kubeshya ko agiye kurangura imari, hanyuma umugore we nawe kubera ibitekerezo no kwakira ko bamwibye amafaranga yahise arwara indwara ya depression, hanyuma yerekeza mu bitaro bya Caraes Ndera bishinzwe kuvura abafite ikibazo cyo mu mutwe. Timamu nyuma y'igihe gitoya bwa bufaranga bwari bumaze kuza kuba bwashira, hanyuma agaruka mu Rwanda. Ibirenze ibyo ngibyo, yasanze umugore ari mu bitaro, we ahitamo guhita afata ibyari biri mu nzu byose, arangije arabyimukana. Kugeza uyu munsi wa none abangaba bamaze gutandukana nyuma y'ukwezi kumwe. Uyu Timamu Jean Baptiste akaba aherereye mu gihugu cya Uganda, hanyuma undi nawe akaba ari kubungabunga Rwantambi yarasubiye iwabo, kandi nyamara ari umuntu wari ufite agatubutse. Muri komanteri mutwandikiremo nti ni irihe somo mukuyemo?